Kaze mu isomo ry'uyu munsi. Uyu munsi ngiye kwandikira ibaruwa aba YouTubers, and more specifically it's going to focus on content dukora. Hari umuntu wigeze gutanga yateraga urwenya aravuga ngo muri iki gihe ngo uteye ibuye ufashe ibuye ukaritera ngo aho ryakubita ngo ryakubita either umu photographer, umu videographer cyangwa umunyamakuru. Iyo uhuye n'abantu bose, umuntu wese ufite kamera, umuntu wese ufite channel aba yumva ko yabaye umunyamakuru. But actually there's something very important that we need to talk about, especially nk'abantu bakora content creation, and more specifically focusing at n'ibyo dukora, like the kind of content dukora. Urabona background mvamo ibiri muri computer science. I do data mining, ukuntu collecting information zikabyara ikintu runaka. So the more data you have, the more outcome or result ushobora kumenya uko zikora. Jewe mba muri field ya computer science nk'uko nabivuze, ariko focusingamo ku bintu biba online. Data science, data mining, what is it called? N'ibintu byose byerekeye ku bantu, like people and what they do. And one of the things that stood out muri ibi bihe nuko abantu benshi batangiye kwinjira muri content creation, ariko bakazijamo ku nyungu runaka, either z'amafaranga cyangwa mu kwiteza imbere nk'abantu basanzwe. Ariko ikintu tudasobanukirwa nuko hari ibintu bimwe tuja gukora tukabanza tukicara tugatekereza ese ikintu tugiye gukora gifite akahe kamaro mu buzima bwacu, ikindi gifite akahe kamaro mu buzima bw'abandi. Cyane cyane ndashaka kuvugisha abantu bakora content ziri religious, bese ibintu byose bishamikiye ku bintu by'iyobokamana. Hari ikintu tukora nabi aricyo nshaka kubandikiraho ibaruwa cyuko ibintu by'Imana dusigaye twarabishizemo business. Obviously nta kintu kitagira business out of it, ariko the way we do it hari ahantu harimo amakosa abantu bagomba gukosora. Ikintu cya mbere tugomba gukosora ni uburyo content dushaka ko abantu bareba. Ibiro byo turiya duce twa mbere tubanza ntaho tuba duhuriye n'ibyo umuntu yashatse kuvuga, message umuntu ashatse gutanga. Iyo ushizemo utuntu two guseka, utuntu two kuvuga ibintu bipika, ariko mu buryo bipika bidahuye na message, kera wataye umurongo w'ico wa muntu yararimo aravuga, bikaja mu buryo bwo gucuruza ubutumwa aho kugira ngo dutange ubutumwa ku bantu. Very different. Hari ugutanga ubutumwa, hari no gucuruza ubutumwa. Iyo ushizemo ibintu bipika bidahuye n'ijambo yashatse kwigisha, uba urimo uracuruza. Kandi ibintu by'Imana biri tubwira yuko bitagomba kuhurishwa. Twabihariwe ubuntu, tugomba kubitangira ubuntu. So rero iyo dufashe ijambo ry'Imana cyangwa ibintu by'Iyobokamana bikora ku bintu by'ubwami bw'Imana, twarangiza tukabigira business, niho handi bita bidusubiza kuri story igihe Yesu yinjiye mu rusengero asanga abantu barimo baracuruza, afata inkoni arabakubita kubera ko bari barataye umurongo w'ico barimo barakora. Urabona nk'iyo kuba content creator, iyo ushaka kugira audience hari formula ukoresha kugira ngo abantu bagukurikirane. Icya mbere ni uko ubahereza content ziri engaging, siko? Icya kabiri ni uko ubahereza content zifite amatitire apika, ngo wenda nk'umuntu akandika ngo umuriro uratse, kandi washaka uwo muriro ukawubura, agashiraho tu emoji turimo turarira wenda nta muntu warize. Ubwo ni uburyo bwo kugira ngo ukure audience kuzeho. But ibintu by'Imana rero biratandukanye. Buri ikintu cyose umuntu akora muri ino si azakibazwa. Waba warakoze byiza, waba warakoze bibi, umutima ukurimo wakoranye bya bintu, n'Imana ireba ikagenzura kuruta ibintu wakoze. Obviously hari igihe Imana ibinyuramo muri ibyo wakoze ikageza ubutumwa ku bantu bukeneye. Ariko nkuko narimo avuga field mvamo ya computer science, hari ukuntu ushobora gufata abantu ukabahindura mindset zabo ukoresheje ikintu cya repetition, cyuko igihe batabonye ibintu bisekeje, ibintu birimo ama emoji nk'ara yo kurira, badashobora kureba iyo content.
mu yandi magambo burimo urafata abantu ukabahindura imitekerereze yabo ukayishyira mu mitekerereze y'iyo porogaramu umuntu yakoze. Kambaho urugero rufatika. Akazi ibyo nkoramo byo kwigisha abana, hari game nkunda gukina y'akantu kaza kagenda nk'abantu ba kera bakinaga muri Nokia, game y'inzoka igenda irya akantu nk'iriya. Iyo ndimo ndayikina nze nyishira kuri screen nini, abana bakayireba. Uko bagenda bayireba bose bagashaka kuyikina. Igihe natangiye kuyikina buri wese yari afite game yakunda bagenda bazikina. And then I was like, you know what, I'm going to try something kugira ngo ni naho rino somo ryavuye. Kanze mbigerageze ndebe niba nshobora kumanipulatinga aba bana bose bagakina game ndimo ndakina. Nyijaho ndayikina kwezi, amezi 2, amezi 3, amezi 4, amezi 5. Uko ngenda nyikina cyane niko buri wese agenda ambwira ati nanjye ndashaka gukina game nk'iri murakina. Nundi ngo ndashaka gukina game. By the end of 4 to 6 months bose muri classe bumvaga bashaka gukina game ndimo ndakina. Why? Kubera yuko nafashe ibitekerezo byabo biva kuri za game zose bariho bigenda kuri game ndimo ndakina. Ariko se bivuze yuko iyo game ndimo ndakina ari nziza? No, it's just yuko njewe maybe mfite screen nini uko navuze irapika yerekana abantu bose kabereka yuko iri more valuable kuruta izo bari barimo barakina. What am I trying to say? I think about YouTubers, ibi bintu twagiyemo twabigiyemo ariko ntago tubisobanukiwe. Ababisobanukiwe obviously babisobanukiwe mu buryo bwa business, uko kuvuga ati ni nkora bino nkakora bino nzazana audience kuri njewe, siko? Ariko nitwumve yuko iyo bigeze no mu bintu by'Imana ntibigomba kuba ibicuruzwa. Ijambo ry'Imana ntirigomba kuba ibicuruzwa. Ziriya video baje bashiraho zibanza ntaho ziba zihure n'ubutumwa batanze, and that's a big mistake. And I'm sorry to say this, and even nanje nazaga mbikora ku bantu nagiye mfasha baba popular cyane. Some of them ubungu basigaye bakora ibintu bya comedy birapika, za posting utuntu tw'abantu bavuze ataramara umunsi umwe akabagiza abantu 10,000, 20,000 kubera ko nibyo abantu bashaka. But bigasubira kuri context ya Bibiliya ivuga ngo mu minsi y'imperuka abantu bazabashaka ibihwanye n'irari ryabo. Ibihwanye n'irari ry'abantu ni ibintu bisetsa, ni ibintu bivuga ibintu bashaka, kuvuga abantu, kuvuga ibintu bidafite umumaro, but bakibagiza icyo igikenewe kumva: ijambo, gusenga ndetse no gukora ubushake bw'Imana. Hari story nkunda iri muri Joshua 13:22 y'umugabo witwa y'umuprofeti witwa Balaam, ubwo mu rurimi rwacu ni Balaam. Yagiye guhanura ngo kubw'inyungu ziwe. Muri uko guhanura ngo akibwira ko arimo arahesha, arimo aravuma ubwoko bw'Imana naho arimo arabuhesha umugisha. But here's the challenge yo muri iki gihe rero. Nubwo ziriya video tuzikora zikagira abo zihesha umugisha, but in a way we are changing the thinking y'abantu kugira ngo igihe batabonye za kategori ziriho utuntu twomarira, ziriho utuntu tuvuga amagambo akora kuri emotion z'abantu ariko bidahuye n'ijambo, abantu ntibashobora kuzireba. The second thing that we need to focus on ku bantu ba YouTubers nuko turimo programming abantu kugira imitekerereze nk'iy'abana. And I'm sorry to say this, ndabisobanura kugira byumvikane. Urabona abana bagira thinking lifespan ntoya. Ni umuntu ukeneye activity zihinduka, cyangwa ukeneye activity wakunda. Nimba arimo arakina game akumva atayishatse yamaje ku yindi, nimba adakina game aje ku yindi. I think that's the kind of people we're becoming. Ntago dukeneye message zihindura ubuzima bwacu, dukeneye message zikomeze zigakora gusa ku marangamutima, ariko ntizihindura ibitekerezo. Ariho Paul yanditse akavuga ngo tugomba kugira renewing of the mind, kugira imitekerereze ihindutse rwose. Kandi guhinduka kw'imitekerereze kuva mu kwizera. Kwizera kukava mu kumva ijambo.
bisobanuye iki? Uko wumva ijambo ryinshi muri wowe ni nako imihindukiriza mu buzima bwawe. Nk'ubu nk'umuntu anyigishije kwandika, siko akabanyigisha umwaka wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane, wa gatanu, umwaka wa mbere ntuzaba ameze nk'umwaka wa kabiri. So the more information I put in myself, nishiramo zo kwandika, the more content nishiramo zo kwandika zimeze neza, the more a changed person, when nimba ari mu bintu byo kwandika mu typist, I become better every time I type. Ariko iyo mbikoze bikaza bikora gusa ku marangamutima ariko ntibihindure kwandika imikorere, ngaragara nkaho mpindutse ariko ntahindutse rwose. So aba YouTubers, what is my concern? Nuko icyambere ibintu turimo turakora twiha amazina tutakoreye. Umuntu ngo ni umunyamakuru, umuntu ni content creator, umuntu ni umusitari. Bino byose twiha ni byiza kandi bigezweho, binaduhesha status, ariko buriya ikintu kigira lifespan. Mu bintu bibaho bitagira iherezo ni ijambo rikurimo. So if you are changing the thinking capacity y'abantu, then turimo turahindura amagambo barimo, amagambo bagomba kwakira binyuze hehe mu bintu dukora tutabisobanuye. Recommendation yanjye ku ba YouTubers, 1 nuko tugomba gukora content, yes ziri engaging, but twabanje kuzitekerezaho ikintu turimo turabiba mu bantu, tukamaking sure yuko imbuto duteye iguye mu butaka bwiza. Aho sereri zagwa mu mahwa, ariko twebwe tugize uruhare rwo kurema ya mahwa, tukagira uruhare rwo kurema ya mitima ikomeye yo kuvuga ngo nimba mbonye ijambo kuri YouTube ryanditseho titiri iri clear, iriho ifoto iri clear yerekana umuntu wigishije, aho yigishirije na titiri, ibintu biri simple, ukumva yuko bitazagoresha ama views. I don't know how to explain this, but I think icyo ni ikibazo gikomeye, kandi njyewe I'm very passionate about ibintu by'Imana kuko ni nawo muhamagaro ngiramo, ariko nanone mba mu bintu bya entertainment. Hari ibyo nkora on the side, nkoresha ziriya strategies zose dukoresha, siko, but when it comes to ibintu by'Imana I have to respect God, kuko itegeko rya mbere riratubwira ngo ntitukagira izindi, ntitukabangikanye Imana n'ibindi bintu byose. Imana ni Imana, uko yarere niko iri ni nako izahora. Ijambo ryayo rizaba ukuri, twashiraho ibintu bipika tutashiraho ibintu bipika, twashiraho ama emoji tutayashiraho, rizaba ukuri. Kandi uko kuri niko dushaka guhereza abantu kugira ngo uko babaturi. But the thing nuko ikibazo abantu barimo baratanga ijambo kugira ngo rifate, tugashiraho ibintu bigenda bipika abantu, bikabibaye business, kandi ibintu by'Imana ntibigomba gucuruzwa. So I know I went back and forth, gusa ikintu nakangurira abantu cyane no kugenda mugakora trainings z'ukuntu dukoresha ama platforms. Icya kabiri nuko tuba abakristo rwose mu bikorwa dukora, siko nimba ukora ibintu bya music, akora ibintu bya music bikaba bisukuye bitagira icyo bibangamira mu bwami bw'Imana. I know yuko bitasiguka ubu ngubu, but ku bantu bakiri umwuka wera barabyumva yuko tutagomba, ni nko kurwanirira Imana mu yandi magambo, kuvuga ati ninshira bino bintu bipika gutya, siko bazumva Imana, nintabishiraho ntibazayumva. But ijambo ry'Imana no mu gikuta n'amabuye n'ibintu byose biriho bitafite ubuzima yabikoresha bwa butumwa bukagira kubishaka. So icyo tugomba gukora, tugomba gukora ibintu bisukuye biri mu muco, ntitubikore ku bwa business. Naho ibindi nabakangurira, just keep doing the good work. Mbona abantu bamaze gutera imbere, especially muri community mvamo, mbona nyine abantu benshi bamaze gutera imbere, ariko ku bantu bakora ibintu kubera business, kubera gushaka status, I think over time uza realizing yuko ibyo Solomon yavuze ngo yararebye ngo byose ngo asanga ni vanity, asanga byose ni ubusa.
hari abahanzi benshi twari tuzi kera bafite amazina akomeye ariko ubu ngubu babaye gusa amateka. Nimba ibyo bakoze muri icyo gihe cyabo byari birimo umuco bazabihemberwa, kandi babihemberwe ibihe byose iteka ryose. Ariko nimba barabikoze ku bw'inyungu zabo, ka kazi kose bakoze kagafasha ba bantu muri cya gihe kazaba kabaye zero. Ijambo rikatubwira se byaba bimaze iki kugira ibyo bintu byose, kugira aba followers, kugira aba viewership, kugira aba subscribers, abantu ba commentinga benshi, ariko at the end of it all bimaze gushira, umaze ku expiring in another way, ukabura ibyo waraniye bikaba zero. I would prefer gukora ibintu maybe bitari popular or something, ariko at the end of it all hagira umugisha uranze kuruta uwo nagira mu gihe gitoya, short term. I think investment nini, conclusion nakora nuko investment y'abantu bakora content bayishira mu gihe gitoya. They look at the short term thing, ntibarebe in a long term investment yo kuvuga ati ibintu byamfasha ubu bikanamfasha n'ubundi. Obviously we have to make money mu buryo bundi, hari ababikora nk'akazi, nk'ikintu bakora umunsi ku wundi. Iyo ubikora ukabanza Imana, ibintu byose ukabanza Imana, ubwo kubanza Imana ni ugukora ibintu biri mu kuri. Nimba bavuze amagambo uko bayavuze akaba ari kuyashiraho. Nimba uri muri entertainment, ufite segment entertainment, ugakora indi sub channel, cyangwa ugakora ama episode ukavuga ati okay, tuzadukora playlist Monday and Friday, tuzadukora ibintu bya entertainment, cyangwa Monday through Friday tuzadukora ibintu bya entertainment birimo turato emoji n'ibiki, but Sunday yagera tukubahisha Imana, ijambo uko barivuze akaba ariko turishiraho. I think aho ngaho byafasha. So maybe I don't know nimba nabaye critique cyane, but it's something that I've observed and looking in my professional background imbamo ya computer science, ngena mbona yuko we are manipulating people to become less of a thinking generation, tukabagira nk'utuntu umanipula kuruta uko bakitekereza bakavuga ati ngiye kureba ino video nubwo idafite titre nziza ndareba igire, nubwo hariho turato emoji, I'm not gonna watch it. We are making people to become like robots. Nimba abonye kamoje avuye atagira amatsiko, so cyangwa ibintu birimo kurwana. Yeah, so that was too much talking, and I hope yuko iki kintu kizagira abo gifasha, cyane cyane ku bantu bakora content. It's a big challenge turimo turagenda duhura nayo, ni ibintu byatuguririye and everybody atabijamo, abarwanira amacano, ariko at the end of it all byose bizashira. Nibishira uko wabikoresheje kwiza cyangwa kubi, bizakugaruka bikugarukire muri bwa buryo the same wabikoze. I like to say yuko buri kintu cyose ukoze ubu kikubera umurage uzira gukaraga n'abandi. Niwiraga umurage wo uburiganya, muri la story ya Balaam iri muri Joshua 13:22, icyo uzasarura nicyo ngicyo. Ariko nukora content nziza zisukuye, nubwo abantu batazazireba, but over time uzabuilding a CV igenda ikugeza ahantu. Hari abantu benshi nzi batangiye ibintu nk'ibi ngibi batanazwi batarebwa, and then over time bagenda buildinga audience banava online, uburyo udashobora no kujaho ukamubona akora content nka once in a year, yaragiye noneho bikamuhereza undi murongo. So I hope ko bizabahindura, bizabaha umuco wo gukora ibintu byiza, and then yeah, tugakorera Imana mu kuri no mu mwuka, not mu magambo no mu kubesha abantu. Ego. So have a good one, and I hope you enjoy. This is not what plan. I only had these 2 points. Ubundi akenshi mba nateguye, so it was just a free talk, and nizere ko yabafashije.